Ubukoroni bwakozwe hafi mu isi hose, ariko aho bwigirije nkana ni muri Afurika ndetse na Aziya ndetse n'ibindi bice bimwe byo muri Amerika no muri Caraïbe. Ariko bwageze muri Afurika bubigirizaho nkana cyane bikabije. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka amwe n'amwe, ariko ndahera ku kibazo mbabaza nti ese iyo wumvise Nyabingi ubyumva ute cyangwa se utekereza iki? Habayeho uburyo bwinshi bwo kwemera Imana, habaho aba missionnaire baje mu buryo bwa gikoroni, ariko n'ubundi na mbere yaho Abanyarwanda bari basanzwe bazi Imana ndetse cyane no kurusha uko bayimenye nyuma izanywe n'abo bazungu. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri No Kadafi Official, chaîne itugezaho amateka, ibyegeranyo ndetse n'indirimbo za kera hanyuze mu Rwanda. Bahaye ikaze rero kandi ndabashishikariza gukora subscribe, mugafungura inzogera, mugakora like ndetse mugasharinga iyi video ku bantu benshi, kuko ikubiyemo amateka menshi cyane y'u Rwanda. Bahaye ikaze rero, ntimucikwe n'iki kiganiro. Nyabingi ni umwe mu bagore bavugwaho inkuru zitandukanye mu mateka y'u Rwanda. Hari abumva iryo zina bagasesura umeza, abandi bakamufata nk'igikomerezwa, Imana, Sekibi n'ibindi byinshi bitandukanye tutavugira aha muri iki kiganiro. Nyabingi ubundi yari umukobwa w'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli wayoboye u Rwanda mu ntangiriro z'ikinyejana cya 16, ubwo nahasaga mu 1500. Ni umukobwa yabyaye ubwo yari yarahungiye i Karagwe kwa nyirasenge Nyabunyana. Muri icyo gihe yari yarahunze nibwo Ruganzu Ndoli yahuye n'umugore w'umunyakaragwekazi, babyarana umwana w'umukobwa bamwita Nyabingi, cyangwa se abenshi bamuzi nka Nyabyinshi. Ubwo igihe cyo kubunduka cyari kigeze kuri Ruganzu Ndoli, Ruganzu yasubiye i Rwanda asiga Nyabingi kwa nyirasenge, kuko cyaraziraga ko umwami ahungukana n'umugore yashakiye mu buhungiro cyangwa se abana yaba yarabyariye aho ngaho mu buhungiro. Nubwo Ruganzu wa kabiri Ndoli yasize umwana n'umugore we i Karagwe, yasize ababwiye kuzajya mu Ndorwa ahari Gicumbi, Nyagatare n'utundi duce tumwe na tumwe two muri Uganda kuri ubu, kuko yari afite umugambi wo kuzigarurira impugu nyinshi zo mu bice bya Ndorwa ndetse no mu bice bya Bugara. Igihe rero koko cyarageze, Ruganzu wa kabiri Ndoli atera nzira ya Nyamuramira, umwami wo mu mpugu ya Bugara, aramwica ndetse yigarurira ibice byinshi byose byo mu Bugara. Bityo Nyabingi nawe aza gutura mu Bugara nk'undi munyarwanda wese usuhutse. Iminyago yose rero yafashwe ubwo Ruganzu wa kabiri Ndoli yateraga Bugara yabigabiye Nyabingi, abumwe mu bagore bari batunze cyane mu Bugara. Ikindi Nyabingi yamenyekanyeho cyane kandi cyiza aho mu Bugara ni ubuntu bwinshi yagiraga ndetse n'ubugwaneza, ku buryo abantu bari baturanye nawe cyangwa se abantu bari batuye hafi ye bahoraga bamuzanira amaturo y'ishimwe, abandi bakaza kumuhakwaho. Ubukungu yari afite bwatumye abagabo bose bamutinya, ku buryo yarinze apfa nta mugabo ashatse. Amakuru dukesha umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, inzobere mu mateka y'u Rwanda, avuga ko ubwo Nyabingi yari agiye gupfa, yahamagaye abaja be n'abagaragu abihera bwa butunzi, maze arababwira ati muzabigabane. Nk'ikimenyetso cyo kuzahora rero bamwibuka, bamushyiriyeho imigenzo yo kuzajya bamuterekera. Baje no kwishyira hamwe biyita abagirwa cyangwa se abagirwa ba Nyabingi, nk'abantu bagizwe
na Nyabingi bagatunganirwa. Uwo muco wo guterekera Nyabingi wahereye aho mu Bugara ukwirakwira mu Banyarwanda bose, aho uwabagiriye neza na nyuma yo gupfa bahoraga bamwibuka. Urumva rero ayo ni amateka ya Nyabingi dusoma cyangwa se twumva, ariko abenshi tugasanga turamutinya, nyamara yari umunyarwanda kandi yakoze ibikorwa byiza. Ndabashimiye rero gukurikira iki kiganiro kigufi tugize aya mateka tukayumva, bashishikariza kuyasharinga ku nshuti zacu, iki kiganiro kikagera ku bantu benshi bakamenya amateka ya Nyabingi. Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze no mu biganiro bikurikira. Ndabakunda, bye bye.